Mu gihe abafana ba Rayon Sports bari mu murungabangabo, imitima yabo irimo ibibazo byinshi n'impungenge ku hazaza h'iyi kipe bakunda, perezida w'inzibacyuho wa Rayon Sports Murenzi Abdallah yateye intambwe igarurira icyizere abafana, ndetse atangaza amagambo akomeye aho agira ati igikombe cya shampiyona kiracyari mu biganza byacu. Aya magambo yatangajwe mu kiganiro yagiranye na radiyo Rwanda kuwa gatatu ku itariki 21 Mutarama, ahita akomora impaka ndende cyane mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ese koko Rayon Sports ishobora kwegukana igikombe mu gihe iri ku mwanya wa 9 irushwa amanota 11 n'ikipe ya mbere, cyangwa ni amagambo yo guturisha abafana gusa? Mu byumweru bibiri bishize Rayon Sports ntiyigeze yitwara neza na gato. Yatsinzwe ibitego 4-1 na APR FC mu mukino wa Super Cup, mbere yo kongera gutsindwa nanone na Al Hilal ibitego 4-0 muri shampiyona. Byatumye benshi mu bafana bacika intege, bamwe batangira no kuvuga ko uyu mwaka ushobora kongera kubipfabusa kuri Gikundiro, ndetse ngo kongera ukarangira nta gikombe itwaye. Ubu Rayon Sports iri ku mwanya wa 9, imaze gukina imikino 15, irushwa amanota 11 n'ikipe ya mbere. Ibintu ku mapuro bigaragara ko urugendo rwo guhatanira ibikombe rutoroshye na gato. Nubwo imibare itagaragara neza y'uko Rayon Sports igifite icyizere, ariko Murenzi Abdallah avuga ko shampiyona itararangira, kandi ko Rayon Sports izagera muri Gicurasi ifite amahirwe afatika yo gutwara igikombe. Murenzi Abdallah yagize ati ni igikombe cy'amahoro n'icya shampiyona, tuzakomeza guhatanira byombi. Amakipe yombi tubihanganiye tuzakomeza kuyashyiramo igitutu ku buryo shampiyona irangiye amahirwe tuzaba tukiyafite. Aya magambo agaragaza icyizere gikomeye cy'ubuyobozi, ariko anashyira igitutu ku batoza n'abakinnyi, kuko amagambo meza agomba kujyana n'ibikorwa bigaragara mu kibuga. Rayon Sports ntiyicaye ngo irebere gusa. Mu kuboza kwa 2025 yongeyemo abatoza bashya, igura abakinnyi 6 bashya muri uku kwezi kwa Mutarama, aho benshi muri bo bamaze gukina n'imikino iheruka. Si ibyo gusa, Murenzi Abdallah yanatangaje ko Rayon Sports ikiri ku isoko ry'abakinnyi ishobora kongeraho abakinnyi 3 b'Abanyarwanda, barimo umukinnyi wo mu bwugarizi, umukinnyi ukinira hagati ndetse n'usatira izamu. Ibi bigaragaza ko ubuyobozi buzi neza aho intege nke ziri, cyane cyane mu bwugarizi burimo gutanga ibitego byinshi, abagiye n'abasigaye. Rayon Sports yanatandukanye burundu n'abakinnyi batari bakigaragara mu mushinga w'iyi kipe, barimo nka Mohamed Sheri, Harerimana Abdelaziz bakunda kwita Rivaldo, ndetse na Serumogo Ali. Ibi nabyo ni igice cy'impinduka zikomeye ziri gukorwa hagamijwe kubaka ikipe ishobora guhangana kugeza ku munsi wa nyuma wa shampiyona. Ese koko igikombe cya Rayon Sports cya shampiyona kiracyashoboka? Ubusesenguzi nanjye nakoze buragaragaza ibi bikurikira. Mu by'ukuri Rayon Sports iracyafite amahirwe, ariko saa yo kuvuga gusa, nayo guhatanira nyine mu kibuga bikagaragara. Kugira amagambo ya Murenzi Abdallah abimamo, Rayon Sports igomba gutangira gutsinda imikino yose ikurikira, nta mukino n'umwe isigaje. Igomba kugabanya ibitego itsindwa kuko iratsindwa cyane, gukoresha neza isoko ry'abakinnyi, atari ibi byo kugura mu kavuyo abafite umumaro n'abadafite umumaro. Gusubiza abafana icyizere binyuze mu mikino nabyo si amagambo gusa. Shampiyona iracyari ndende, ariko igihe cyo gukosora amakosa ni ubu ngubu, sejo. Rayon Sports yari ihanzwe amaso cyane cyane ku mukino wari ukomeye kuri uyu wa gatatu, yagombaga kwakira El Merreikh kuri Kigali Pele Stadium. Uyu mukino rero abafana n'abakunzi ba Rayon Sports bari bawiteze nk'ibintu byinshi cyane, bari bazi ko wenda iri bunyagirwe nk'uko mugenzi wayo Al Hilal yayinyagiye ibitego 4 byose, ariko byaje kurangira uyu mukino Rayon Sports inganyije ibitego 2-2. Umukino wongeye kwerekana ko Rayon Sports koko igifite byinshi byo kwiga, ariko ifite n'ibyo kwerekana. None amagambo ya Murenzi
Abdallah ni nk'ivu ku bafana ba Rayon Sports, aratanga icyizere ariko anasaba ibikorwa bifatika. Ese Gikundiro izahaguruka ikore amateka cyangwa izakomeza kugwa mu makosa ya buri mwaka nk'uko bisanzwe? Icyemezo kiri mu kibuga, si amagambo. Reka dutegereze turebe, ariko ntibyakubuza nawe kumbwira uko ubyumva. Mbere y'uko ugenda, banza urebe ko wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ukande like, ntiwibagirwe no kugira icyo uvuga kuri ibi bintu byose bikomeje